nyuma y'ibiterane bikomeye yakoreye muri Canada n'ibindi bihugu, Reverend Prophet Ernest NYIRINDEKWE yabateguriye igiterane kidasanzwe gifite insanganyamatsiko igira iti Injira mu gihe cyawe. Ni mu mujyi wa Buruseli mu Bubiligi, guhera ku ya 25 kugeza ku ya 27 Ukwakira 2024, akazajya atangira saa 8 z'amanywa iminsi yose. Muri iki giterane kandi tuzabana n'abashyitsi baturutse impande zose z'isi, nko muri Suède, France, Ubudage, Amerika n'ahandi. Abatazabasha kuhagera bazadukurikire ku mbuga nkoranyambaga YouTube, Facebook na Instagram wanditsemo Reverend Prophet Ernest NYIRINDEKWE. Ku bindi bisobanuro wahamagara ku kimenyetso cyo guteranya 32 494 49 05 cyangwa ku kimenyetso cyo guteranya 32 483 56 18 Buruseli, Bruxelles, Brussels. Injira mu gihe cyawe.